kipisi ku buzima bwacu. Nayo nguko twagarutse nyuma iminsi myinshi. Muraho neza? Ye ngusuhuze muraho neza murakomeye. Ewe data iminsi myinshi muraho neza namwe? Hello mumeze mute? Iminsi baye myinshi twaragiye turahera. Twaraburanye. Benshi duherukana umwaka ushize. So rero ndahamye neza ko aho muri hose byagenze neza, mwabaye amahoro. Twizera ko mwari umwaka neza, usibye ko tukiwurimo mu kwezi kwa kabiri hatari kare. Turacyari mu bunani niko nabivuga. Turacyari mu bunani. Turacyari mu bunanira? Turacyari mu bunani buriya umwaka kwa kabiri. Umwaka uracyari hafi. Ya mumeze mute rero? Abantu tudaherukana mumeze mute? Umwaka wagenze neza? Umwaka wagenze neza. Umwaka twarawuriye. Ntago turiye twarawuriye. Nkuko mubibona twarawuriye rwose. Twungutsemo byinshi. Umwaka washize. Urebye ibyo twahombye nibyo bikeya kuruta ibyo twungutse. Pe rwose. Urumva rero umwaka wagenze neza, imiryango yacu, abana ari bazima, ababyeyi ni bazima. Inshuti n'abavandimwe n'amahoro. Mbese urebye muri make mbese turaho. Iyo umwaka wasize amahoro ibyo biba bihagije. So rero mama ya ibi bintu ntabwo byoroshye. Ntabeshye nari mbakumbuye. Nari nkumbuye kuri kamera no muri kubona ko nyine udusoni twagarutse kubera ko ntabwo nari biheruka. Ako nta yindi mpamvu. Ntabwo biba byoroshye mama, ntabwo biba byoroshye. Kuza imbere ya kamera ntabwo biba byoroshye. Noneho kuba twatumaze igihe tudaheruka, noneho umuntu aragaruka noneho agahita agaruka aje ameze nk'aho ari bishya, bitangiye ari bishya. Ariko nyine tugiye gutangira kongera ku bana. Ndahamya neza rero ko aho muri mwese mwabaye amahoro, natwe twabaye andi. Dushimira abantu batwandikiye batubwira ngo mwarabuze, ubu twagarutse. Usibye ko nyine tutanabizeza ngo twagarutse tugarutse, ariko tuzagerageza cyangwa turagerageza basi. Mama hari abantu baza bakavuga ngo none ngo turaje, ngo turagarutse, ngo turaje. Oya reka mbabwire. Turahari, ariko ibi bintu nyine bisaba kugira ngo bihe umwanya, bisaba kugira ngo nyine ugire ibindi bintu wigomwa. Ariko guys nityo tubona akanya tuzajya tubaganiriza nyine, tubabaze mumeze mute nyine namwe mu binyamakuru yacu. Mbese nyine tuzagenda duhanahana update. Ubu twagarutse ariko. Ubu ngubu ariko twagarutse. Mama Saint Valentin se umunsi yashize Saint Valentin yakugendekeye cyangwa Saint Valentin rero ngiye nyine yifata ako bundi kaze kugira umutumirwa ujye mbaza nagizanye nkubaza. Nta kibazo. Ubwo ndawe umutumirwa cyangwa umunyamakuru. Ndawe umunyamakuru nawe ushaka kumbaza ndawe umutumirwa. Okay, nta kibazo. So rero mama ya muri make Saint Valentin yagenze ku ruhande rwawe. Saint Valentin yagenze neza. Ubwo uraza no kumbwira Saint Valentin ifata ute? Ubundi umunsi wa Saint Valentin ku tariki 11 z'ukwa kabiri. Ngo ni umunsi w'abakundana. Umunsi w'abakundana? Ntago ari umunsi w'amakapo. Ni umunsi mbese ukuntu ngiye mbifata. Ni umunsi nyine wahariwe abantu bakundana. Ku itariki 11 z'ukwa kabiri? Yego. Gusa? Oya nyine mbese ni umunsi mbese wahariwe umunsi nyirizina. None se umunsi uranditswe ntago navuguruza bawushize. None se mba nibaza none se iminsi isanzwe yo? Oya nze mubwira nyine. Aho hantu ndashaka. Ntago nyine ntago twavuguruza abashizeho uwo munsi. Mutagatifu ariko urumva ko ni Valentin abantu batabisobanukiye ngo se mugomba kumenya ko ni umuntu witwa Valentin. Urumva noneho bizihiza umunsi wa Valentin. Yakubundi niba kubera iki umunsi
numvaga ni umunsi mutagatifu mutagatifu Valante mutagatifu Valante reka njye nibaza kubera iki batashizeho mbese uyu munsi bawushireho wenda nk'igihe yavukiye aba ariho bita nyine Saint Valentin cyangwa bawushireho igihe yapfiriye kandi ko byinjira mu cyana nubwo bindeba ariko se none mwaka mubwire nimba ari tariki 14 birakwiriye ko abantu bajya bakundana kuri tariki 14 gusa oya mu musanzwe mukundana ariko nako uyu munsi bikaba karusho nyine uyu munsi tariki 14 z'ukwa kabiri ubusanga abantu babikajije byabaye bimanyaga indabyo ziri guca hari usanga mu masoko indabyo bari kugurisha usanga abantu ama gift ko cyaro mu musanzwe ndakunda indabyo ariko mbaye barambwira ziba zikenewe kuri uyu munsi n'ubundi nyine ntabwo wakuraho icyo abandi bantu bashizeho ariko of course nyine nge numva ku giti cyanjye numva n'ubundi niba ufite umuntu wawe ukundana numva ngewe n'ubundi Saint Valentin uwo munsi wagakwiriye kujya ubabera buri munsi nyine urugero ku bwanjye uko mbyumva nyine umunsi wa Saint Valentin ni umunsi nyine ngo hariwe abakundana ntago ari umugore n'umugabo cyangwa mbese abasheri ni umunsi wahariwe abakundana bose baba bakagera kuri Saint Valentin ushobora gufata ururabyo gift ukayiha umushuti wawe bisanzwe mukundana cyangwa wiyumvamo ushobora gufata gift ukayiha umubyeyi wawe ushobora gufata gift ukayiha umwana wawe mbese uwo munsi nyine hari abakundana ahubwo ubwanjye nyine ntabwo mufata nk'umunsi nyine urenze ntabwo mufata nk'umunsi nyine ntawizihije wenda hari cyane ntabwo turi kumwe rero urumva ahubwo nyine mufata nk'umunsi usanzwe mufata nyine nk'indi minsi yose ariko ikinkanga nyine cyangwa kigatuma nshinduka cyane nuko mbona nyine hari abawutangariye nuko mbona hari abantu bashyushye umugabo wawe ari we papa yake hano kuki wumva ko wamupostinga kuri Saint Valentin gusa kuki kuri Saint Valentin ariho wakumva wamushyiraho amagambo meza kuki kuri Saint Valentin ariho ikintu gisekeje kuri Saint Valentin ntabwo urigeze gupostinga nayo ndi kukubwira ni urugero nguhaye ni ukubera iki abantu kuri Saint Valentin ariho usanga nyine umuntu niba ari umugore yapostinga umugabo amushyira no kumupostinga nta kibazo amagambo yashyizeho y'urukundo ese mu minsi isanzwe ho ugiye utungura umugabo wawe cyangwa se utungura madamu wawe ukamupostinga ugashyira amagambo meza utagende kuvuga ngo ni kuri Saint Valentin gusa ubwo ni ukuvuga ngo azongera kubona agaposti muri icyo gihe mu wundi mwaka Saint Valentin yaje cyangwa se nyine uzajya umubwira ayo magambo ese ahubwo ayo magambo uba washize kuri stati mu rugo ho murayabwirana cyangwa se njye numva ko nyine ikintu umuntu apostinga ni ikintu kiba kimuvuye ku mutima ijambo umuntu asohora akaryandika noneho akaryandika ku karubanda kamuvuge gutyo ni ikintu kibonemo nyine niko njye mbifata yego nyine iryo jambo riba rikenewe kuri uwo munsi ko nakubwiye ngo uyu munsi mbese sinambwe gute ntuhinyuze cyangwa mbese sininjirire cyangwa se simbangamire ababikora nanjye ntabwo nashatse kubangamira ababikora ahubwo nanjye navuze ngo kubera icyo abantu babwirana amagambo meza ku munsi wa Saint Valentin gusa nese yambwira ku munsi wa Saint Valentin gusa njye ntabwo nakubwira ku munsi wa Saint Valentin gusa ahubwo ndi kuvuga ko icyo abantu nyine babishobadukira ahubwo babaza ngo kubera iki ku munsi wa Saint Valentin ariho abantu bapostinga cyane ahubwo ngiye ikintu nakwifuza mujye mwibera ko Saint Valentin ijya ibabera iya buri munsi, ijya ibabera kwa mbere, ibabere kwa kabiri. Saint Valentin yanjye rero cyangwa Saint Valentin kuri ni buri munsi, ntabwo navuga ni buri munsi, ariko Saint Valentin kuri njye ni igihe icyo ari cyo cyose twabonye umwanya wo kuba turi kumwe n'umuryango. Kabisa. Ni igihe icyo ari cyo cyose twabonye umwanya wo kuba
twicaye gutya hamwe na papa yake iyo aba ari Saint Valentin cyane pe bidakuyeho ko na wa munsi nyine ngura ka gift nakanga nyine ka gift ko nyine ariko none se kuri tuvuge aho nyine ntago ari wa munsi gift ngo nzayitegure kuri Saint Valentin ntago ari wa munsi nashidukira mvuge ngo uyu munsi ngomba gusiba akazi ni Saint Valentin uyu munsi hari ibyo ngomba guhagarika nkahaboneka ni Saint Valentin oya ntago ari gutyo ako nyine ntago nciye intege wizihiza so rero guys murumva rero nyine tuganira ibintu bigiye bitandukanye ariko nyine abantu bizihiza Saint Valentin nabo namwe rwose ntago umuntu ntago yabatera ibuye ni byiza buri muntu agomba kugira imyizerere cyangwa se nyine nanjye naje kubivuga hano kuko nanjye nisanze kuri iyo liste y'abantu bumva nyine ngo Saint Valentin umuntu akabikuriramo gutyo ariko nyine ngiye ndimo gutanga ibitekerezo mvuga ngo ntabwo byagakwiriye ko twagakwiriye kugira Saint Valentin ku munsi wa Saint Valentin nyine ngo aba ari umunsi wo gukundana gusa ahubwo byagakwiriye kuba buri munsi bikaba ibihe bya buri gihe nyine nanjye niko mbyumva so rero guys ako nyine uyu munsi uba nyine uba ari special day kabisa ku bantu bakunda byanagakwiye ko abantu nyine kuri uwo munsi bajya bashaka umwanya bakicarana bakaganira ako ngiye Saint Valentin yanjye ubundi umunsi twahuriyeho cyangwa umunsi twemeranyije gukundana umunsi twemeranyije kubana iyo uwo munsi ugeze niyo Saint Valentin yanjye kabisa niwo munsi nyine mp'agaciro niwo munsi nyine numva ko nashyushye nyine nawushyuhiye numva nawutegura ariko reka mbonereho na tariki 11 z'ukwa kabiri ntago nzi ukuntu nabivuga ariko ni umunsi nyine mbona abantu bashyushye bashaka bapostinze ngera kuri uwo munsi rero kamubwiza kuri uwo munsi ntaho njya postinga ntushobora kwibaza ni ukwereka najya postinga papa yake kuri uwo munsi ni uko mu by'ukuri no mu busanzwe kumupostinga cyangwa gupostinga ni ibintu bingora nta mafoto ngira muri telefone yanjye akunda kuri Saint Valentin ushobora kubwira kuri Saint Valentin nta magambo meza wambwiye kuri Saint Valentin bwarakeye mu gitondo ndamubwira niba restaurant bayiba ugira umunsi mwiza w'abakundana iryo jambo narikubwiye w'abakundana ugira umunsi mwiza w'abakundana nta kindi kintu narengeje nta kintu gisekeje nawe ntabwo yafashe umwanya nyine ngo ako ngewe nyine ngo bihaye umwanya muganirize mubwire gutya uyu munsi ni Saint Valentin ariko nawe nyine yapostinze apostinga udufoto twanjye twa kera apostinga ariko mama ya urukundo ubundi umunsi wo ku tariki 16 z'ukwa kane ni umunsi nari nishimye kubera iki kubera za post oya kuri 16 z'ukwa kabiri niyo munsi numvise nishimye nyine numva ushimishijwe n'iki nuko umuntu nkunda yari yagize anniversaire kumva niyo munsi numvise nishimye tumuririmbire se meze neza ariko ku munsi wose yego kumara yanjye narabyose bisanzwe mu gitondo nditegura njya ku kazi ndataha nsanga bantekeye ndarya kumva aho nyine kuba narasanzwe bantekeye n'ubundi basanzwe bantekera aho nyine icyanyeretse ko uwo munsi bantekeye akarusho batetse kubera Saint Valentin ni uko bambwiye ngo Saint Valentin nziza mukunzi tugiye ku meza ariko nta kagifiti nta karabyo usibye ko nyine narabitswe indabyo nazikunda umake nagakunda indabyo byo kuva ngo uramuzanira ururabyo wapi ariko bazari amafaranga ari kugura indabyo wayamba umake kunda kurya umake wamugurira ibiryo yewe n'umuntu wese wumva yamurura mama yake rero azaza ngurira ibiryo nkunda kurya mama ya rero ikintu cya kabiri ndashaka kugira ngo aho kambabwire ibintu maze iminsi kagira inkuru maze yesu we ibintu maze iminsi
nakuvuga nakuze nisanga mu gihugu. Wakuze wisanga mu gihugu? Mbese namenye ubwenge nisanga mu gihugu, numva ko atari icyanjye, mbwirwa nyine ko atari iwacu, aho hantu nakuze misanga. Noneho mu minsi ishize hari amateka nabwirwaga kera mu myaka 12, 13, hari amateka nabwirwaga kera nyine na tate wanjye atarapfa, akambwira ngo ko barica mu gikoni ducira imigani ariko tubwira udustori two muri Congo. Hari icyo gihugu ntakizi kandi none icyo gihugu numvaga ari igihugu nanga cyane. Bakuze bumva waraha nakuze urabizi nyine abantu bumvaga nyine abana bose bashaka nko muri vacances nshaka kugenda hano ako kumva Congo hadisha ariko kumva nukwiriki abana benshi bakuze nanjye nakuze numva muri Congo ari habi muri Congo nyine ari ahantu habi. Nakuze Congo nyanga uzi impamvu ako nta rundi rwango ahubwo nayanze kubera ko nyine nakuze mbwirwa ko turaho turi muri ako kanya aho twari turi mu gihe kubera muri Congo batadushaka. Ibyo mbese nyine ikintu cya kabiri nanone kugenda kwa ko tate wawe yakubikubwira kubera ko yari mu buhunzi wenda ukavuga ati nyine mwana wanjye nari mfite umurima nari mfite aho nkura ariko ubu ngubu duri ahantu nyine nawe wumva bazi nyine mbese tugiye mu bintu nyine bikaba ngombwa ariko reka nyine waruvuze ngo umaze iminsi ngo hari ibintu umaze iminsi bimpugije pe bimpugije ndi mu kazi no kuri pose yo kujya kurya kurya bikanga ngafata telefone ahangaho turaza kuharwanira ibintu mama yajya ibintu byo muri kababwira ibintu byo kuva mama yake kuva ku kazi agasanga mfite telecommande akaza kundebera ibintu ndi kwirebera ngo mama yake kunzi ko ibintu intambara zo muri Israel, intambara za Ukraine, intambara zaheze ko ari ibintu tajyaga wowe nyine ndikubwira nakuze mbese ari igihugu ndakunda intanga bitewe no kumva tata wanjye arakuze mu gikoni ngomba ngiye gusoroma agashokora nyuma y'urugo ngomba ngiye gukora amateke ngagereka kuri ibi bishyimbo navuga wayi mbese ni kubera iki nyine aho turasobanukirwa nyine impamvu ni sa kuvuga gutyo kubera iki nyine ari avuga gutyo nakuze nyine mbwirwa ko aho ndutari iwacu ariko ko iwacu twahanyazwe cyangwa tukahabuzwa n'abantu batwita abo tutari twari impunzi ndoya batwitaga abo tutari bo niyo mpamvu twavuye muri icyo gihugu tuza ikintu kirenze yagisigaje naho twahungiye batwita ko ari iwacu twaragize turi impunzi wongere iyo myaka yose twabaye mu buhunzi ubuhunzi nabuvukiyemo mbukuriramo kumva navukiye mu buhunzi navukiye mu buhunzi mbukuriramo ntangiye kumenya ubwenge ndongera mpungira ahandi ubu n'ahandi ndi mu buhunzi akabi gaseko nta keza birababaje ni ukuri kw'Imana ubu naho ndi mu buhunzi mbese ndi impunzi. Uri impunzi wabaye impunzi mu Rwanda wanyazwe igihugu nanyazwe igihugu cyanjye cya Congo wanyazwe igihugu cyawe njya mu Rwanda mbura ibyangombwa uko impunzi mu Rwanda mva mu Rwanda n'ahandi akanya naho ndi impunzi ariko maya aho uzi ikintu kiri kunshimisha muri iyi minsi yego hano ndi impunzi ariko nkaba n'umwene gihugu waho ako mu mpapuro ariko ikize kuri runo rugo shandi impunzi ikintu kiri kunshimisha ikintu kiri kunshimisha ni ukumva ngo ngoma yafashwe nkumva ni ibintu birenze ukumva intare za Sarambwe zigeze hariya nawe kumva bikora ko byibushe kumva ndi kubyumva mama yake mbere yarambajije ngo mbese intare za Sarambwe ni ibiki naramaje intare za Sarambwe ni ibiki aho kuri gomba bavuga habera iki noneho aransobanura ambwira kuri goma nge ndi mwanafunzi ndagusobanurira kuri goma nagace kari muri mwanafunzi aramusobanuriye kumva noneho amwe kari muri Masisi ngerageza kwegera umubyeyi wanjye ntabazi Masisi nihe arambwira hahandi njye gukura yakubwiraga
hahandi akubwira ngo abagiye gukora amateke inyuma y'urugo ngo abagiye ngo gusoma agashogoro munsi y'urugo gashira kuri ibishyimbo aho niho Masisi ndavuga wow ndababaye mbabajwe nuko ndi kumva nyine aha hantu hateraga intimba tate wanjye buri munsi bari kuhafata atakiriho kuhabohora ariko niyo mpamvu bakubafata aritahi niyo mpamvu nawe niyo ahantu hari nawe ahantu hari niyo mpamvu nyine niyo mpamvu intare za Sarambwe zikomeza guhatana kugira ngo nyine n'abagiye batagerageje aho muri iyi minsi ndabwiza ukuri sa n'umuntu uri muri Kongo kabisa kandi mama kazi numva si mama y'umunyenge tuzataha ku kazi nta mahoro mfite ku kazi ndajya muri poste kurya bikanga ntarareba ngo intare za Sarambwe zigeze ntabwo ushobora kucyumva nuko ngo urugamba mama niyo nyumbwira ngo warasaze mwana wana warasaze ariko nyine urugamba ahantu rugeze mama ndabizi neza ko amateka nyine twabayemo ako ndabwiza ukuri nyine amateka twabayemo ntabwo nyine ntabwo bizahora kuri nta muntu wifuza kwitwa impunzi nta muntu wifuza guhora ari impunzi nkuko nyine mbabwiye nabaye impunzi mu Rwanda aha naho ndi umwenegihugu ku rupapuro akumva by'ukuri ndi impunzi nta gisa no kuba nyine ntabwo ari gakondo yanjye nta gisa no kuba ubona navuga ngo Kongo ifitwe n'intare za Sarambwe kandi zizaducyura pe naho hagenda muri Kongo nkaba cya gihugu numvaga bavuga kera numvaga mu mateka nawe wajya ku rugamba ubu hano bigeze ndakubwiza ukuri nuko nyine nshobora kubivuga hano akavuga ngo kari kwihara ngo nuko kari hano ako ndabwiza ukuri n'ubu nduriho pe nduriho kabisa nduriho kubera ko mu sengesho ryanjye rya buri munsi mu sengesho ryanjye mbere yuko ndyama maximum respect kabisa ku ntare za Sarambwe nshiramo intare za Sarambwe ari gutya nshiramo intare za Sarambwe isengesho ryanjye rya buri munsi ngiye kurya ngati mana nazira ntare za Sarambwe zibyo kurya kabisa so guys mukomeze musengere katurekera aha mukomeze musengere mama amasengesho mfatanye nanjye mama Imana yo mwijuru ikomeze turindire intare za Sarambwe Imana ikomeze nyine like muri make musengere igihugu cya Kongo nyine amahoro azaboneke abantu ntibakongere kuzira uko amahoro aboneke muri Masisi impunzi dutahe dusubire iwacu byanshimisha mbese ibaze kabuzwa amatsiko ibaze kubona buri nambaza ngo turi abanyafurika yego ndabizi ko mu kihe gihugu nkambwira Bruno umwana wanjye mfura yanjye Brianna mukobwa mwiza turi abanyekongo uti mama se turi abanyekongo ko mwana n'umwana hari akambaza ngo tuka mu kihe gihugu nabwira ni muri Kongo akambaza ngo uzi kuvuga Lingala ngo umwana akambwira ngo ntabwo uri umukongo ngo kubera icyo uvuga ikinyarwanda umwana nanjye ntabwo rijya musubiza ariko nyine ntabwo ndishimye kuba nabwira umwana wanjye intare za Sarambwe ziri kurwana cyane kabisa ziri kurwana kugira ngo nyine tubone igihugu so guys twagira ngo twongere tubamenyeshe ko nyine turi twagarutse nyine cyangwa se ko twongeye kugaruka nyine hanyuma tukajya twongera tubana nyine muri biganiro nakagaruka ndahamya neza rero ko mwese mumeze neza Imana ikomeze ibane namwe izakomeze barinde intare za Sarambwe muzisengere nubwo ntabiyizi sare ndayiteye intare za Sarambwe ubu noneho ndi proud yo kuvuga ndi umukongomani kabisa so rero kako nyine ndabwiza ukuri M23 ntaratangira kuyumva ntabwo numvaga ko ndi umukongomani kabisa ako ngubu noneho umuntu arambaza ngo uturuka mu kigihugu ngambwira ati ndi umukongomani uvuga ikinyarwanda bivuye ku mutima kabisa ubu ngubu ndi kuvuga ngo ejo bundi mama wanjye umubyeyi wanjye nkunda azamfata njyane kabisa anyereke iwabo anyereke iwacu ejo mfata abana banjye ngende mbereke iwabo
kabisa hagisa no kugira iwanyu ndabasaba mukomeze musengere Kongo mukomeze musengere intare za Sarambwe niba Bukavu tuhagere kwa Gisegeti tuhafate kwa Gisegeti tuhafate ubundi ayisuye niba hafata igihugu nigisubira mu maboko mazima nanjye nzasubira iwacu tayari rwose natwe nta kindi kintu umuntu abayifuza kugira ngo atahe nawe abe kuri gakondo abeho atari gutinya nyine ngo bano bere ngo babone bere ngo baratureba nabi ngo turi iwabo uzi ariko kubaho uri gukora umva je kubaho uri mu kazi uri gukora n'umuntu ntacyo uri gukorera uri gukorana n'umuntu ariko nyine like uvuga ati se nyine hari ukuntu muri make uzi kubaho uvuga ngo ntago ngiraho nturuka ni ikibazo gikomeye cyane ntago ngira gakondo cyo kibazo ubu rero turi mu mashimwe dufite ibyifuzo ku mutima dufite ibyifuzo tugomba gutura Imana tukayereka Kongo rwose twaturutse cyoshatse gemazi umva twari tubakumbuye cyane thank you so much guys mukomeze abari dukumbuye mutubwire muri comments hanyuma mutubwire n'ibindi bintu mwifuza ko twazaganiraho hanyuma turahamya neza ko tuzajya tubana nyine uko Imana izagenda idushoboza mwari kumwe na papa yake mama yake hano mama yake murakoze cyane wait mwibuke gukora subscribe like share na comment thank you so much guys mukomeze nyine mu sharing video zacu natwe tugiye kugerageza kubuze muduhe na courage kubera ko hari umuntu acika intege atabona n'umwanya ariko imihanda y'imikombo we are coming back ciao